aha ni mu ntara y'Uburengerazuba. Iyi sura nkisanganira buri wese usuye iyi ntara ni umusaruro w'imisoro n'amahoro by'abaturarwanda batanga batijanwa, maze nabikabagarukira binyuze mu bikorwa nk'ibi biteza imbere imibereho yabo. Ubu mfite amashanyarazi, mfite n'amazi mu rugo bikesha iyi girinka. Ntabwo njyewe nigeze ngira inzu y'amatafari ahiye. Twahunze imbaraga z'amavunja, ibintu byose n'umwanda ndaho twahurira nabyo. Abaturage bo mu turere uko ari 7 tugize intara y'Uburengerazuba bakiranye yombi imihanda ibahuza, ikoroshya n'ubuhahirane haba mu Rwanda ndetse no mu bihugu by'abaturanyi. Uyu ukaba ari umusaruro w'imisoro n'amahoro, umusemburo w'amajyambere arambye. Abantu benshi bamaraga n'ukwezi mu nzira bataragera iyo bajye. Yaho imihanda yabonekeye nta kibazo kugira ku bitaro. Umuntu abasha kubona ibintu bivuye Burasirazuba, bivuye muri Kongo, bivuye hehe. Mu ntara y'Uburengerazuba bongerewe umuriro w'amashanyarazi, bava mu icuraburindi ndetse banabasha kwihangira imirimo ibavana mu bukene. Begerejwe amazi meza. Leta kandi yabubakiye amasoko atuma abaturage bahahira hafi kandi umusaruro wabo ukagira agaciro. Hubatswe amavuriro arengera ubuzima bw'abapfaga bataragera kwa muganga. Hubakwa amashuri, inyubako z'ubuyobozi zituma abaturage babona serivisi inoze. Hubakwa inzu zo guturwamo mu migi no mu midugudu y'icyitegererezo. Mu ntara y'Uburengerazuba hubatswe n'inganda, izindi zongererwa ubushobozi, ubukungu bw'igihugu burahazamukira, abazituriye nabo bahabwa imirimo, maze imibereho yabo irushaho kuba myiza. Busigaye ukama ukajyana hariya kwikusanyirizo, uruganda rukayatunganya. Imisozi n'ibibaya byo muri iyi ntara nabyo byaratunganijwe hagamijwe kurwanya ibiza no kongera umusaruro w'ubuhinzi. Hatunganywa n'ahantu nyaburanga. Ibi bikorwa by'iterambere mu ntara y'Uburengerazuba n'ibindi bitarondowe muri iki cyegeranyo, ariko nabyo byivugira byavuye mu mbaraga z'abasora. Uko twihaza niko dushimangira nyine kwigira. Byaba n'umwanya wo gushimira abasora kubera ko babigiramo uruhare, kandi nk'ubuyobozi tutakomeza ko ibishoboka byose kugira ngo tworohereze abasora banyuranye kugira inyungu nyinshi, kandi noneho dusore uko bikwiye, twiyubakira ubushobozi, twiyubakira igihugu. Amateka y'imisoro n'amahoro mu Rwanda ahera mu 1912 ubwo hakusanywaga imisoro ku mutungo. Uko imyaka yagiye isimburana, amategeko n'amabwiriza bijyanye n'imisoro byagiye bivugururwa kugira ngo bijyanishwe n'igihe. Nguko uko mu 1998 ikigo cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority cyabonye izuba, gihabwa inshingano yo gukusanya imisoro n'amahoro kugira ngo yunganire ingengo y'imari ya leta, hagamijwe kwigira no kwishakamo ibisubizo, twanga gutegereza kimuhana. Ibihugu byinshi bikize bidutera inkunga nabyo bifite ibibazo. Uko bigira ibibazo niko appetite, ubushake bwo kudutera inkunga bugenda bugabanuka. Wibaze rero ubwo bushobozi n'ubushake nibigabanuka, tugakuramo iyo nkunga wenda turutse no ku mpamvu zumvikana. Iyo abantu bafite ikibazo nyine ntabwo bitabira kujya gufasha abandi, barabanza bagakemura ibibazo byabo. Dukwiriye kuba twiteguye rero kugira ngo dukore ibishoboka byose tube twagabanya uko icyo kibazo cyaturemerera. Kugira ngo abasora babashe kuzuza inshingano basabwa, ikigo cy'imisoro n'amahoro kibahora hafi mu rwego rwo kuzamura imyumvire yabo. Imyumvire y'abasora yarazamutse ku rugero rukomeye cyane, kubera yuko uyu munsi abasora baricara bakabaza aho bitagenda neza, bakaganira yaba mu mahugurwa atandukanye, yaba n'igihe basowe mu masantere atandukanye. Kandi ibyo byose turabikesha ubufatanye n'abikorera, turabikesha ubufatanye na PSF, ndetse tukumva yuko ariyo yaba aricyo cyakomye no gushingirwaho cyane kugira ngo imisoro ikomeze kwinjira mu myaka iri imbere. Imikoranire myiza hagati y'ikigo cy'imisoro n'amahoro n'urwego rw'abikorera nayo yitaweho, maze bituma abasora barushaho kumva uruhare rwabo mu kwiyubakira igihugu. Hanyuma akajwe ikoranabuhanga ritanga serivisi yihuse kandi inoze. Ushobora kuba
wibereye hano nkariha ipatanti ukadekarara ugasora utabanje waje gutonda umurongo kuri banki. Ibyo byose ugasanga ikigo cy'imisoro n'amahoro nacyo kirashaka ibintu byose bishoboka byorohereza umucuruzi, byorohereza uwikorera kugira ngo atere guta igihe mu mwanya wo kugira ngo ashakishe ifaranga. Uko umwaka utashye, leta y'u Rwanda yizihiza umunsi wo gushimira abasora hagamijwe kuzirikana uruhare rwabo mu kubaka u Rwanda. Uyu mwaka wa 2018 ukaba ufite n'umwihariko kuko umunsi wo gushimira abasora ubaye uruhurirane ruhire no kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 ikigo cy'imisoro n'amahoro kibonye izuba. Muri ibi birori ni byiza ko twishimira ibyagezweho n'ibiyo, ariko nanone ni n'umwanya wo gufatira hamwe ingamba zo kubirinda no kubyongera, dutanga ku gihe imisoro n'amahoro byo soko y'iterambere ry'u Rwanda n'agaciro k'abanyarwanda.